ariko Dr Thierry agire nyine ajya bifatira umwanya atanga ubutumwa butomoye kandi bufite detail uburiya nubwo nta bimubwira turi live tureba n'amaso ku yandi muri case ya data manager barahemutse cyane narababwiraga avuga ngo hari ugukora urukoza soni hari ukurufotora hari no kurukwirakwiza ayo ma etape yose accountability ama responsibility aratandukanye naho uriya mukobwa we uriya tuzamwita trisexuel sinzi niba uri kubyumva trisexuel abonana n'abagabo akabonana n'abakobwa akabonana n'amacupa si byose abantu benshi barangaye ngo bari busy ugasanga baravuga ku bindi bintu by'amafuti nk'ibi ngibi uburiya nka kira kintu reka mvuga abantu mu mazina yabo nk'ubu Marie Immaculée avuze kuri kira kintu byagira impact ba Scovia ba Bibio. Alright, Jalas Official TV nanone turabasuje twizere ko mumeze neza cyane, weekend nziza kuri mwe mudukurikira live. Ariko kandi ibihe byiza kuri mwese muzadukurikira no mu bindi bihe. Ari igihe ushobora kutwumva atari muri weekend ukavuga ati se ko banyifuriza weekend itaragera. Ariko abadukurikiranye tugishyiraho ikiganiro mugire weekend nziza kuko iki kirasohoka ari muri weekend. Mukomeze kuryoherwa nayo. Twicaye muri Urban by City Blue. Hari siroga wahahaye none numvise hari ahandi hantu melody yayihaye y'amafu n'amafunguro yageze muri BNB atahanu ko hari amafu ubu ntiyari n'amafunguro ageze muri studio za BNB ariko byakabaye ubwo ni nk'isomo yabahaye hano hari amafu hagomba kuba n'amafunguro ama studio menshi maze igihe mbona usibye mu Isango niho nabonye hakiri kimeze nka Nyakatsi ariko BNB Royal FM TV10 ebana uko bavugurura baje bavugurura n'imibereho kanizere ko ariko biranashoboka ibyo bigo mvugusi ko ari bitatu n'ubundi ushobora no gusanga n'ubundi ariko n'amafunguro ahari nicyo cyangombwa ubushize nabivuze mu isomo kubakoresha n'ibigo by'itangazamakuru rya mainstream TV1 wo ntago mpaheruka Flash ho bari barabitunganyije na mbere ikingenzi nuko nyine ukuza n'amafu wagombye kuzana n'amafunguro kuko amafaranga ikigaragara nuko abayobozi b'itangazamakuru abafite ibigo by'itangazamakuru bigaragara ko bafite amafaranga ariko ntago abakozi babibona sibye iwacu amabati batwemereye yatugezeho amabati batwemereye yatugezeho kabisa iki cyumweru abantu bameze neza kuno kwezi bahembwe kabiri so icyo rero ni ngombwa kuba umuntu ukora ahantu heza nawe ugomba gusa neza niyo mpamvu amafu atagira amafunguro ntabaho niba uri umukoresha ukagenda mu modoka nziza menya ko n'umukozi yambara neza aba ahantu heza ibyo byo bagomba kubihuza rwose kandi abatajyana nabo nyine tuzabashyira hanze nta banga ririmo uravugurura studio utavugurura imishahara cyo kora aho mvuzeho baragerageza aho nabashije kugera kwa BNB narahakoreye ariko byinshi babivuguruye mpavuye nyuma nsubirayo ngenda nk'umutumirwa hanyuma basanga amavugurura iwacu ho baravuga iwacu ni ibicika ari studio ari ya televiziyo ari ya radio ahandi nabonye ni muri Royo naho nabonye ari sawa kandi n'imibereho barayivugurura nibaza ko ari byo ariko BNB yari yatwibye umukozi kandi ntabwo ari byiza yatwibye umukozi twaramugaruye okay ntibakatwibe bajye banegosiya ariko nanone nibigo bigabanye kwikunda aya gukoresha umuntu ukavuga ngo nta handi wemerewe kujyana ni imyumvire ni ikibazo cy'imyumvire kuko ntabwo ujyayo ujyanye ibyo ari guha ahandi normal mapa kuko
umuntu ukora siporo ashobora kuba azi ashobora no gukora ikiganiro cy'umuryango, umuntu ukora ku bya politike ejo ashobora gukora ku buhinzi. So vraiment bajye badohora, urashaka kuzirika umuntu kandi n'amafunguro yagabanya. Hari benshi bafite iyo myumvire ngo nta kujya kuri YouTube, ngo nta kujya ku kindi gitangaza amakuru, ngo ntaki. Urumva rero ubwo Bruce Melody yabambwiriye, ntabwo yabwiye BNB, yabivugiye kuri BNB, ariko yabwiye ibigo byinshi ko birahari byinshi bimeze gutyo, bifite iyo myumvire, kandi ikigaragara cyo bazasigara inyuma nibakomeza gutyo. ubwo ibyo ngibyo reka mbiveho mbonereho kubwira n'abantu nabonye ubushize ku kiganiro twakoze. Ndavuze ngo bikubita gashyina ariko babyumve rwose. Studio zabo ziracyari hasi na sound, buriya kiganiro uruhare urubuga rw'itangazamakuru, abantu bose baravuga ati ariko hari ibitari kugenda, kandi kashi mugabo arazifite. Nawe navugurure azana amafu, ariko n'amafunguro ubwo n'abandi zakagugu babyumva, niko bimeze vraiment. na Gisozi kwa Yongo byose babihuza. Naho uravuga ngo kamera ngo iki ngo studio, abantu wapi batameze neza, tubibabwira ndazi icyo ngicyo cyo nicyo cyane. Hari na mentalite abayobozi bagiraga ivuga ngo sinakwamamaza restaurant ngo kwigaburira abakozi banjye, kandi nabyo biri muri party yo kuba abakozi bakora neza. Oya, icyo nzi cyo mainstream itakoze, itarebye kure, izasigara inyuma. Igisigaye no guhindura imyumvire y'abamamaza, ubwo abantu bamamaza bose bazi ko gukwamamaza ari ukwamamaza kuri mainstream. Ibyo nibihinduka rero kazaba kabaye tayari kandi bitangiye kugenda biza, bisaba ngo nukujyana n'ibihe abantu bagahindura imyumvire rwose. Umukozi niba akora iwawe ku manywa, nijoro yakora ahandi, nta bireba. Iyo myumvire yanjye. Yego. Nari mvuze nti nkireho n'umucyo ku kintu nabonye bakomanta benshi mu minsi ishize ku biganiro bibiri twakoze, yaba kuri KOP no kuri Jaras Official. Abantu barimo bavuga ngo wagasomye, ariko mbona uri kubasubiza ngo narinaniwe. Twagitaye ariko urabyibuka ko hari izindi gahunda wabanje korera. Nabanje kwakira umuntu muvandimwe wari uvuye Kampala, ariko wowe na Dani mushakisha, barabizi ko najya nko kumanywa, na Deje wacu ejo bundi nawe bimubwiye. Inzoga yo kumanywa nyifata n'urugomo. Ntabwo ari kwiyahura, n'urugomo, ni ikimenyetso cy'uko wenda udafite ibyo ukora. Ntabwo waba ufite ikiganiro cya 12:00 ngo kumanywa unywe. Bazaperereze. Ntabwo njya nywa kumanywa pe, ibyo mbivugiye. Ushobora kugira undi munaniro bitewe n'uko ijoro ryanjye ryagenze, ariko ubusanzwe ngewe umubiri wanjye uko upanze, hari amasaha ntagira icyo nkora namba. Iyo rero ayo masaha ageze ugashaka kunkoresha, mba nageze muri sleeping mood. Numva ngo hagati ya 6:00 na 9:00 ubwo iwanjye aba ari couvre-feu na telefone ubundi vaho. So kira kiganiro twagitangiye 6:00. Nabibonye ariko it's okay. Gusoma burya umuntu unywa nuko bamwe bashobora kubyumva ukundi. Iyo wigurira wigenera isaha yo kunywa. Inzoga wanywa igihe udashaka niyo uguriwe, imvumbano. Ariko ntabwo ngewe kunywa ku manywa kare mbere ya 2:00 wapi. Mbere ya 2:00 niyo haba weekend. Wenda weekend hari igihe nagerageza 11:00 se, ariko weekend se ndayigira samudimba ndi bukore. Dimanche niwo mwanya ngira, kandi harimo umwanya wa siporo, umwanya wo gusura abantu, umwanya wo kujya muri sauna na massage. Nabwo ni kwa kundi, nabwo 11:00 kiretse ari ugusura cyangwa mu bukwe. Ahoho nabyumva, ariko abantu baranzi. Hashize igihe rwose inzoga y'amanywa ni ikizira iwanjye. Icyo cyumvikanye cyane, nta nubwo ndi bubitindeho, reka mpite nanzika. Iwanjye hari n'abavuze, hari n'abambwiye bati uko kuntu buvuga ngo abantu bari kugutumira ngo mutarame mutamire,
bati bamwe bazagutega imitego ngewe nabo narasubije nta kibazo ngirana n'umuntu ariko nanone ntabwo isi u Rwanda na societe ntibizabaho bitagira babi rero ntabwo wanga ibyo no mu rugo ntiwavamo no mu rugo ntiwahava ugiye kwikeka ngo umuntu antumiye mu kabari ubwo na motari namutinya za Vigo ziparika iwanjye narazitinya ariko na n'ubu ndahari so rero abantu kugira nabi cyagiye ubushize njya kwa Sostene muri Vista Kigali hariya navuyeyo saa 8 kandi natashye gera mu rugo kandi abantu twahahuriye bari benshi pe hari abantu nka 100 icyo nzi cyo oya 100 bari nka 200 rero ntabwo bari nka 200 hari groupe y'urubyiruko hari groupe y'abantu ngo groupe y'abakiriya hari n'abandi ntabwo ari uko mbaho ntabwo ari uko mbaho yego kugira amakenga ni ngombwa ariko kumbwira ngo umuntu ikibazo nuko ntagira umwanya ariko umuntu anumiye nkabitekerezaho nkabipanga kuba yangirira nabi cyangwa ntangirire nabi ibyo nta kiba bimbwiye kuko abagizi ba nabi abapanga bibi turabahorana tubana nabo igihe cyose nta nubwo ari abo mu kabari gusa umuntu ashobora no kuguha lift mu modoka akakujyana aho utagiye na motari ashobora urabizi ko wanjye ni mu iseta y'abamotari ubundi wanjye ibiharanga naho Vigo zitabira telefone ni seta y'abamotari urabyumva inama bazikora nzumva urabyumva bazikora nzumva hari n'abahirirwa bari kuri telefone ariko buriya nk'abamotari ntabwo ujya ntega moto itari guhinda babandi iyo nsohotse mu gipangu wa undi masanze yahaparitse ntabwo ushobora kumutega ntegereza ziturutse Nyabugogo aya namenya ari uwagatiki ibyo ntabwo bishoboka moto idahinda sinya gitega oya itikaraga wapi ariko nta birenze rwose abantu urwikekwe mu bantu rubura Jesse nta kibazo girana n'abantu rwose kandi nta n'icyo ndicyo rero niba badatega abandi bakomeye bafite n'inshingano zihambaye batega karaya ntabwo iyo myumvire sijya nyigira rwose iyo ubonye akanya ndarihamya kahise nkangwa ngo ndataha ryari hari igihe ndikubitira nka za Karembure nkavayo saa 5 hari igihe ndikubitira muri quartier nkataha wenda saa 7 nanjye nikabuga naritera no kumuyumbura igeze kuri tererayo tuvuye gushyingura Pascal waya nta kibazo kubaho netreroma nta kibazo rwose nge nta kibazo ngirana n'umuntu gusa nyine n'uwantega namukeka ariko bisaba ni umugambi aba ari muremure paraporo yaho muhurira ndabizi ko akazi dukora ushobora gusanga hariho abatakishimira ariko benshi barabyishimira ntabwo rero umuntu yambwira ngo tujye gusangira mbonye umwanya tujye gusangira nawe ntibyambuza rwose nta birenze nimukagire impungenge binambayeho ni nkuko biba no kubandi byaba ari by'umunsi umuntu wakize nzizera nubwo ntigeze isangira nawe twahuriye ahantu bambwira ngo arahonda yarahonze ba Dantoni aya shagenge aya rwose tuze binteranya n'abafana umuntu yavuze ati tuzahure dusangire mushakira umwanya ntawe ubona bikaba ibyo ntawe ubona tugasangira ariko ntabwo ngenda nikandagira aya rwose hari nabo duherutse gusangira hano Gikondo ariko barimo mwarimu wanjye niwe wampuje nabo n'abafana bisize amarangi bari batashye akabari ariko uwampamagaye yari mwarimu wanjye yabaye mwarimu wanjye amuza nabo ariko ubwo nyuma yaho tuzajya twihuza nta kibazo kiri rwose icyo ngicyo kirasobanutse reka ngendere kuri icyo kintu n'ubundi waruvuze kijyanye no kuvuga uti abantu babi tubana nabo kandi ntaho tuba dushobora kuba twabacikira bivuge ntyo kamiliyoni ntiyigeze kuririmba se bayuda tubo bayuda kabisa amanyi kutabagamba ewana ngibyo rwose ariko ubwo mbigendeyeho n'ubundi ngendeye ku bimaze iminsi bisohoka hanze ahangaha bishingiye ku mashusho y'urukozasoni ariko ubona ko abakobwa cyane ubwo ntibazi kunyitwaramo mikoma ariko nibo tubona cyane amashusho yabo akwirakwira kurusha ho
bamwe bakabifata nyine nk'icyo nari mvuze cyo guhemukirwa n'inshuti zabo baba bizeye bakaziha amavideo abandi bati se ni gute ufata video nk'iyi. Ubu ngubu muri no minsi yo icyari kiri trend ni video yasakaye igaragaza umukobwa arimo yirongoza icupa rya Heineken n'ibindi bijyagiye biherekeza byinshi, ariko binahurirana n'ubundi n'ubutumwa nkuko twabigarutseho murangira ye yatanze ati gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni ibiki, ariko tukabona nicyo kintu ubu ngubu ubona kiri guteka ingovu. N'ubu ngubu tuvugana bari kunuganuga ko bagiye kurekura uwitwa Nyambo nawe ngo bakamushyira hanze. Urumva ni umukinnyi wa filime, urumva nyine bimeze nk'aho ari amaseri. Ariko Dr Thierry agire nyine ajya bifatira umwanya atanga ubutumwa butomoye kandi bufite detail. Uburiya nubwo nta bimubwira turi live turebana amaso ku yandi, muri case ya data manager barahemutse cyane. Narababwiraga avuga ngo hari ugukora urukozasoni, hari ukurufotora, hari no kurukwirakwiza. Ayo ma etape yose accountability ama responsibility aratandukanye. Urukozasoni ushobora kurukora rukugwiririye wasinze cyangwa umuntu agushotoye, ariko se ni gufotora. Hanyuma maze gufotora se gukwirakwiza. Ayo ma responsibility agomba kuba detail. Nyiri kurukora we ni kimwe, ariko se nyiri gufotora hanyuma nyiri gusirikiza ikosa rikomeye ni ry'usirikiza rero ni ry'ukwirakwiza. Kuko ibyo abantu bakora byo ni byinshi, muri intimité mu byumba bakora byinshi mwibanga ahantu nyine nkunda kukubwira ngo amabanga nkunda kukubwira ngo n'amabanga abantu barayagira bakayamenera abantu ku giti cyabo bicaranye ahantu muri bingaro, kuri kontwari cyangwa mu rugo cyangwa muri salo. Ikibazo ni ukuyashyira ku karubanda. Icyo rero ni yindi etape bigize. Naho uriya mukobwa we uriya tuzamwita trisexuel, sinzi niba uri kubyumva. Trisexuel abonana n'abagabo, akabonana n'abakobwa, akabonana n'amacupa. Si byose ubwo burwayi rero uko buri kuza sindamenya ngo biza ovete rega social media ziragenda zirusha imbaraga. Tuzabirogereta cyane kuba nta ministeri y'itangazamakuru dufite, kandi twayibuze hakiriho mainstream na online bitangiye gakeya na print. None ubu hajeho social media nayo ikeneye kuyimanaginga, n'ibyari bisanzwe nta management bifite. Bizatugeza kure, kuko nk'ubu hakabayeho no kuvuga ngo ese ubundi kuki itrendinga nta nurayihagarika. Ni uruhe rwego se rufite ubwo bubasha? Usibye ribungura gutumiza ubundi message ya mbere akabaye vuga ngo siba ibyo bintu, none wenda bakaguhamagara kukugira inama nyuma. Hanyuma rero dufite ikibazo cy'uburwayi bushamikiye, navuga nk'impamvu zitari munsi y'eshatu. Iya mbere ni uburenganzira bwarenze, iya kabiri ni ukubura abantu babaye imburagihana, ko abantu bararangaye muri byinshi. Hari abafite ibyo bakora bahemberwa, ariko amatseri y'umuco no kugorora umuryango ntabwo byakabaye ama responsibility y'abantu babihemberwa. Buri wese ni responsable. Kuba wabona umwana yigira ibi ukamubwira ntabwo ari ngombwa ko uba ari wowe ubishinzwe. Kuba ufite icyo urusha umuntu ukakimubwira. Nkunda kubivuga, ibintu biraza bikabaho, abantu bakicecekera bakayifata nk'ibisanzwe. Bamwe ngo sinkunda itangazamakuru, abandi ngo ntibiri mu nshingano zanjye. Ariko finaloma society yipfuye nawe uyirimo nawe biba bizakugiraho ingaruka. Kuko urumva niba bari abakobwa bigira kuriya bakabisirikiza, umukobwa wawe akabibona, niba utabihannye umukobwa wawe nabikora se kubera ko biriya wabifashe nayo. Icyo ni kimwe. Donc imburagihana, uburenganzira burenze, gusenyuka k'umuryango, kuko biriya ntabwo byaba mu cyumba cyo mu rugo.
biriya bakoraga muri kiriya cyumba babyina bagira gute bahenura ntabwo byaba mu rugo rurimo umubyeyi rurimo mama rurimo papa. Ni bariya rero bariya ni abantu buriya ukurikiranye neza usanga ari abantu bavuye mu miryango imburagihe mbere y'igihe cyangwa ntayo bigeze. Hanyuma umuryango umuco kuba nta gihana byose birashingira kuri bwa burenganzira niko navuga. Buriya ntabwo ari abakobwa bakabaye bajya bibana bikora uko bishakiye. Umwe rero baraza ari ikigare, hari uwananiye ababyeyi, hari utarigeze ababyeyi, urabyumva bakafegitana kwa bakagenda muri icyo kigare n'uwari muzima akabigenderamo. Icya kabiri rero bwa burenganzira nibwo bushobora gutuma umukobwa atekereza ngo reka ashyiremo n'icupa ndebe ko rigenda. Uburenganzira bwe none ati umubiri ni uwanjye ariko ntazi icyo ari kubaka mu bantu. Abakobwa beza gute se shari, ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo gikomeye buriya. Hari ikintu wajya gutubwira kiba ku muntu akagera igihe cyo kudahaga imibonano ko nabwo bwaba ari uburwayi. Ni uburwayi na nijoro nagisubiyemo mu kiganiro impamo. Hari icyo bita désordre sexuel. Désordre sexuel ni ukubonana n'abasaza n'abakecuru n'abana kandi inshuro nyinshi ku munsi. Noneho hakaba na insatisfaction sexuelle, ntubihage. Aba ari uburwayi rero aba ari uburwayi bwo mu mutwe buterwa n'iki? Kuba warayikoze imburagihe, warayikoze ejo hari umugabo twari kumwe witwa Iberi avuga ko nubwo mu kinyarwanda twabuze ikinyarwanda tubyita imibonano mpuzabitsina ariko ntabwo buri ari ibitsina biba biri kubonana. Kiriya gihe nta mubiri uba utari gukora, amabere, amaso, iminwa, amatwi, imisatsi, amano, amaguru, byose biba biri mu kazi. Ibyo rero umutima gutera, ubwonko gutanga commande, ibyo byose rero impamvu bishobora gutera uburwayi umuntu wabitangiye igihe kitaragera. Kuko igitsina gishobora gukora kikajya muri activité guhera wenda ku myaka 12 13, ariko mu mutwe se umutwe ntabwo uritegura ntabwo kumanaginga ibyo byishimo, urwo rugwiro umutwe nturabigeraho. Ubwonko none iyo bitangiye wishimisha cyangwa ushimisha abandi, ubwonko butarabasha kubyakira bukurana nabyo, babyumva bukurana nabyo, noneho bugakura buzi ko bya bintu kubikora atore ya travers. Na ubundi kandi nabikubwiye ko ubundi kiriya gikorwa cyari cyaragenewe Imana ibirema, yari yarikiremeye kubyara gusa. Ariko puromoma hajemo twajyaye izindi nshingano zo kwishimisha, zo kwinjiza amafaranga. Nizo ngaruka rero nizo ngaruka abaye business. Yego yego ibyo rero ntabwo Imana yari yarabigeneye, ntabwo ariko yari yarabigeneye. Abantu rero nk'abariya buriyo utarakinze neza umuntu ufite ikibazo cya désordre sexuel cyangwa insatisfaction sexuelle, kubikora atabihaga no kubikora mu kajagari, nkuriya ni akajagari. Niba abonana n'abahungu bugacya akabonana n'umukobwa bugacya akabonana n'icupa, buri ukurikiranye ushobora gusanga yarabitangiye avarota. Simuzi ariko abantu benshi bamera kuriya ni ababitangiye imyaka itabibemerera. Icyo ni kimwe, ubwonko butabibemerera, cyangwa se akabikora n'umuntu umurusha experience. Nibyo nkunda kuburira buriya niba hari danger mbi, niba hari danger iri muri society, ni imibonano mpuzabitsina cyangwa urukundo hagati y'abantu badahuje statut. Umusore n'umugore washatse, umukobwa w'inkumi n'umusaza, ibyo nibyo bibagira kuriya. Aragenda agahura n'umusaza wabikoze Bujumbura, akabikora Rubumbashi, akabikora Kampala na Mirembe, Mbarara yose
noneho agakobwa kakirangiza kagifite utubere tugishinze nk'urutoryi yego agatangira agaturuganya cyane kagakobwa arakangije akagashyiramo experience ya Bujumbura Kampala na Mirembe hose abakarangije nuguhagurukira mu ryibiri kazigera niyo mpamvu gatangira gupima uriya ntubona ko yashyizemo irya Heineken ubutaha uzabona hari washyizemo irya Primus none ako numvise mugwiza avuga ngo wari yabonye ngo ari gushyiramo ahereye inyuma irya Heineken niwinjizamo iyi mikoro urumva bizagira bite ni ubusungu urutoki mu kirere ni mu kirere rwose mikoro nta kantu agasabune kaguye mu ibase rwose y'amazi byose biva hehe se gitari muri biva hehe kugira ngo ugere hariya ni bwa burwayi naho bigomba kureberwa ariko byose ni umuryango na context y'abanyarwanda babaye mu bwicanyi babaye mu buhunzi babaye mu buzima donc abana benshi bagiye batakarira aho ngaho natwe ababyeyi natwe turarera nka babandi umwarimu ararira kwa kuri nawe ni muntu ki umuyobozi meme mushozi sibyo se dufite gitifu usezeranya abantu abigisha uko bazabana urwe rutariho ataruherukamo ubuzura mukuraho iki bira byose ni product ikimbabaza cyane nuko inzego nkamije profe n'ama ONG na société civile nta mbaraga bifite niba ari ukutagira amafaranga yo kubikora hari ahantu nto hakeneye imbaraga ariko nta bihari naraye mbonye abana ngo bishyuza minisante ngo abemera urukingo rwa sida ngo none bari kwishyuza bagiye kwigaragara baruzanye ngo ni barubahaye ubwo si cyo iyo niyo bezwe yibanze kweri urubyiruko rukeneye baragira ngo uko birekura imburagihe urumva rero nyine harimo deviation imibonano mpuzabitsina abantu bayiciye amazi impamvu nanjye nivugira ngo agakwavu k'ishyamba kabona abantu babiciye amazi urubyiruko rurashegera urukingo rwa sida ni sako se ahubwo ujya rusabe urubyiruko sako barasaba urukingo rwa sida kwera ntibabonye iki imibare igaragaza ko hari abikujemo za nyababyeyi ni iki nyababyeyi zo nacyo nagomba kuza kukigarukaho ntabwo aribo bazikuzamo ntabwo ndi umuscientifique cyane ariko ndabizi ko nakoze no nigeze gukora mu kigo cy'abayifirimieri n'ibindi ndabyumva umuntu abagenda yubaka ni ikibazo 3840 mu myaka 3 bakuyemo nyababyeyi donc nyababyeyi ziba zarangiritse yararwaye hari ibibyimba bibamo byitwa ngo ni myome ariko byinshi biterwa gukuramo inda kenshi kunywa imiti yo kudasama no kuyikoresha nabi nk'uriya w'icupa yitege uzamushaka ntiyizere ko azapfa kubyara iriya shuri ishobora kutagira ikimutwara ariko akomeje kuriya nawe nyababyeyi arayimara yangiza nyababyeyi ntabwo ari yo kwakira amacupa niyo kwakira umwana cyangwa umugabo so noneho rero buriya nibyo bariya ba apotre bavuga butumwa bajya bafungirwa ibyo twavugaga yongo afunzwe avuga ngo arishyuza ngo uzana amafaranga ngo uzabona urubyaro niba utagira nyababyeyi isi uruzajya hehe bitatu magana inani urabyumva kandi abo bose bari hano bari hano birwa babeshya ugatera ivi akaryemera mugashaka imyaka 3 5 8 kumbe none yarangiza aho kugira ngo abwize umugabo kuri kuko ntabwo nyababyeyi yavamo umugore atabizi ariko abagore babeshya abagabo hari umperutse ari wigeze ari imbere ya corona gato yada wiyahuye yabaga mu nzego zibanze hano muri Gasabo ariko yashatse tubibona nuko bwe nari narabutashye yashatse tubizi ko atayigira yari yarayisize muri Kongo noneho no gushaka abanza kubwira umugabo ko atwite umugabo ategereza inda kwiza babaho mu makimbirane bagatandukana bakongera bakagaruka bakatandukana bakongera birangira umugore yiyahuye iyo mano ni tuti nyababyeyi igomba kubungabungwa buriya reka nkomoze ku tuntu tubiri nako amategeko abiri
impamvu abantu bamwe batsimbarara ngo urubyiruko abangavu ntibakaboneza urubyaro nuko iriya miti nayo yangizanya ababyeyi icyo ni kimwe cyangwa ikaba yakuviramo kutazabona urubyaro kuko imiti yo kuboneza urubyaro ntabwo ari myiza ku muntu utarabyaraho na rimwe ubyaye rimwe ukaboneza it's okay ariko kuboneza mbere yo kubona ego bihindura umubiri ufite imikorere y'umubiri n'abantu bamenyereye iriya miti no gusama ko biratinda icyo ni kimwe no kwangiza iyo nyababyeyi rero sasa irindi tegeko nuko hari iryaje ubwo nanimvuze ry'iyo miti hari irindi rya nyuma iryo miti bararyanze kubera ko nizo ngaruka banga ahubwo irindi ryatowe ni iryo gutwitirwa nuvuga ngo bari abantu badafite nyababyeyi bo batwitirwa yego donc nuvuga ngo intanga ebyiri zishobora zirahura hanyuma abaganga bakayiterura imaze kuba fekonde bakabishyira mu wundi mugore akamwishyura menshi kandi ubwo niyo option ariko ikibazo nuko umuntu ababizi ko nta nyababyeyi agira aho kugira ngo abwire umugabo ati tujye kwa muganga bakore ntuza iyo yo gutwitirwa agahora bakabanza mu bapfumu ayo ni amafaranga ntabwo abizi ko nta nyababyeyi na muganga utabimubwiye ko iyo nyababyeyi yavuyemo ahera mu zindi nzira barabanza bakajya mu banyamasengesho bakavayo nabo ni nk'abapfumu nibo navugaga noneho yajya no kwa muganga kubera ko yahisha umugabo ko ntayo afite akabihisha na muganga noneho muganga akahera ibindi byakure kandi ntayo amafaranga akahatikirira bamwe bakajya za Kenya bakajya za Burayi keretse muganga ari we wibwirije tereka manze ndebe kwihari kandi anabibonye abikoze umugore we atabishakaga byamutera ipfunwe ubwo bisaba ngo abikore cyangwa umugore abimubwire mu ibanga umugabo ntabimenye kuko umugabo umaranye umugore imyaka 5 biruka mu nsengero mu bapfumu kwa muganga kandi nta matrice umugore agira abimenye nyuma y'imyaka 5 yanamwica ngo bigume gutyo ariko buriya urabona arya ni ministre yabivuze cyane statistique yabivuze 380 ni benshi kandi ubwo bose barimo bafite abafiyanse benshi cyane n'abari mariye noneho umuntu akabagarira bagasenga bakarara mu nsengero kandi usengerwa arabizi neza ko bidashoboka ndagusengera ubyare hungu nakobwa anyuze heza niyo mpamvu agomba RGB igomba gukaza nyamasengesho urasengera umuntu urubyaro utazi ko agira matrice urasengera umuntu visa utazi ko agira nirangamuntu urasengera umuntu buruse utazi ko agira na imanite ubuzo wavana umunyonzi ku igare n'abanyonzi bafite imanite barahari ugafata umunyonzi warangije primaire gusa ngo uzana amafaranga ngo usengere ngo uzabona buruse yo muri Canada iyi Nyanza se yo ya Kristo nibura arayifite urumva rero nicyo ibyo nabyo nuriya mukobwa nabariya bandi babyumve ariko ikibazo societe turacecetse twabihariye bamwe kwiyamiriza ibintu nka biriya hakabaye abantu bahagurukira rimwe akabibona ko bitagize ko nibivugwa n'umwe cyangwa babiri niho handi azagira uri bukaje cyukuntu yanukaga ubuse ntago yapowe kwa ari gena baga ndavuze ngenyine ubura nuri ya wicupa aravuga atari guce kigabo bite koko ndi kuvuga ngenyine cupa ariko nari ngiye kuvuga nti hari abavuga bati ibikorwa tubona bijyanye n'urukozasoni abenshi babikoreshwa no kwiheba abandi bakavuga bati ni umurengwe abandi bati aba bantu babafunze babyumva abandi bakavuga bati therapy karege ubona umuturamye ari we cyangwa ubibona ute gufunga ntabwo ari umuti depression iterwa n'ibintu byinshi ntabwo wenyine ngo banza umurebe yabyirutse ati
ese yabanaga n'ababyeyi, ababyeyi se bari babanye bate, babaga mu makimbirane, umukobwa nk'uriya ajya kwibana ari uko afite icyo ahunga iwabo cyangwa iwabo hadahari, kandi ubwo buzima turabufite. Dufite abatagira ababyeyi, dufite abafite ababyeyi hafi ya ntabo bahora mu makimbirane, none biriya byose akagenda nk'uhunga. Iyo atangiye guhunga abakobwa batatu bakajya kurara ntabwo bibaho. Erega ubundi mu muco kera igihugu mu muco umukobwa aviva aba agiye gushaka, ariko pro mama ararangiza imanite agahita ajya muri ghetto. Ibibera muri ghetto rero byo nakamaramaza. So rero gufungwa ntabwo ari umuti, terapiyo ni ngombwa. Numvise n'abavuga rehab. Aya ntabwo yabimuvanamo, ni nko kumugumura bushyashya. Terapi ni ngombwa, hakabaye abantu abajyanama b'ubuzima bwo mu mutwe benshi, cyangwa se ibigo. Hari ikigo twahoranye hariya kwa hahoze hitwa kwa Vena, hariya hitwa iki, kiriya kizu kitwa iki, iyo mike cyane ishiki muri mike. Ariko n'ubu hari icyo bita mental hub ujya gikora Kicukiro, hari n'igikorera za Kinyinya, byakabaye byinshi. Noneho uriya bakamworiyanta aho hantu. Ikindi cya kabiri nuko umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe we ntabimenye, abavandimwe cyangwa inshuti n'inzego nibo bakamujyanyeyo bakamufasha, kuko we ntabyo abazi. Buriya abona ari ukwishimisha, ariko arimo ariyangiza nawe ntariho, kandi buriya haba harimo n'ibiyoga. Nigeze no kumubona yigaragura mu muhanda umukobwa. So rero gufunga byose umuti, gufunga ntabwo ari umuti. Erega ziranire zirita za societe, nta muntu utabifitemo uruhare. Mwarimu afitemo uruhare, umubyeyi afitemo uruhare, umuturanyi afitemo uruhare, uwo biganye afitemo uruhare, n'abari bari kumwe bafitemo uruhare. Ikibazo nuko twese duterera iyo wagira byose twabihariye murangira. Urase si umudugudu, hari ababyiniraga se nta mudugudu ntahari, nta gitifu se w'umurenge uhari, se yabimenya. Unabona video zisohotse yabimenya. Ubura mukuru w'umudugudu ntabwo azi ko bari abakobwa uriya mudugudu babamo, ntabwo nyiri umudugudu abizi. Abantu basigaye basohoka nijoro gusa rero. Hanyuma aho bimenyekaniye abamuzi bamaze kuba babimuganiriza barangana iki. Inshuti ze zaba iz'abahungu zaba iz'abakobwa, ikibazo. Icyo nicyo kibazo dufite muri societe, abantu babayitereriye. Kandi dufite societe igoye iri muri ifite context ivunanye cyane, kuko abantu twese urareba muri bisi ukabona ngo yuzuye abantu 60, ariko abantu bose mu mitwe ntabwo ari bamwe. Harimo uwaburaye, harimo uvuye kugemurira umurwayi, harimo uvuye kugemurira umunyururu, harimo ibyo rero twakabaye tugira abantu bose bafata bagwana mu nda, tugafatagiriza hamwe buri kintu cyose, tukareba uburyo tugiha umurongo. Ariko nidutegereza ngo bishinzwe runaka, ni ibi tuzabamo. Ese biriya ushobora no gusanga no muri interina ariko yarameze, wajya kubibaza animatrice ugasanga animatrice nawe ntabyitayeho, n'iby'umuryango ntabizi. Aravuga ati ngewe mpfa kuba nasifuye isaha yo kuryama, ibibera muri dortoir arora. Ni kuriya bizamuka. Uriya muntu yaba akeneye abantu bamwegera. Ikibazo ninde umujyanayo, ninde umwakira, niba atabyumva se kugeza aho wishyiramo icupa, none ugafotora ugasirikiza. Buriya ntiyabura, buri karere ntiyabura abakobwa 5 babyigana, nabo bagapima ku icupa rijyamo. Angeli numvise we ariko ntabwo ari we, nuko ari we bivuze kuri mikoro, ariko ubundi biravugwa ko hari n'abashyiramo imyumbati, n'abashyiramo za karoti n'ibitoki za watermelon, za kokombure. Iriya ni amahano, ariko nyine ari iwacu, ariko turasinziriye, twabigize nayo. Ariko uriya ni umunyarwandakazi, arafekita abandi banyarwanda. Amantu ibintu twumva ngo abantu ngo bagiye ngo mu house party, abantu twumva ngo tuzi bari mu biki biriya mwana w'umukobwa.
ni ikibazo harya uriya ngo ashaka ubundi akora iki uriya akora iki Emeline sinzi ngo abari nk'abamodo Modo akenshi bavuga ko bamurika imideri sinzi aho bayimurikira usanga abakobwa benshi niko kazi bakunda kuvuga murasagira nyirasenge cyangwa nyirarume cyangwa ababyeyi nibaza ko ufite ababyeyi ufite abantu utinya ntabwo wakora kiriya kintu ngo wemere ko kijya kumera ubu se kugeza kuri ino saha ubundi hari icyo yari yavuga ku bijyanye na biriya ndacyumva gira icyo avuga bari kuzana amavideo ya kera ari related na byandi by'ishanga bakayahuza bakagerageza kugaragaza ko ari kuvuga ariko kuri ino nshuro nta garaza mu itangazamakuru nta namwe aragaragara avuga ariko urumva habanje iyo ishanga iravugwa hakurikira ibyo bya kavido agaragurika hakurikiye hibi ubuse we aravuga iki none se ukambwira ngo uwo muntu nimbura gihananye ese agira umuntu atinya kwera agira umuntu afatiraho icyitegererezo ntawe ngaho ibaze rero umukobwa ugera hariya nta muntu niba nta se niba nta nyina niba nta nyirasenge niba nta mwarimu ye nta mukuru nta ki bira rero nyine cyo gukuka turekere duterera iyo ngo ni uburenganzira ubu mije profe ntago byayinanira kuba avuga ati umukobwa bakagena amategeko y'umuryango n'uburyo umwana ava iwabo ubundi uhavugiye he niba nta kazi ufite wagumye iwanyu bakaguhahira ntabwo ari upfa kujya muri geto aregeye bwumvikane bwanga ubwande bw'ababyeyi n'abana libertinage kakongoza icyo ni ikibazo nyine mije prof igomba guhangana nacyo na minubu libertinage se ni ngombwa turayikeneye mu gihugu ni biriya nyine ariko umubyeyi muzima ni gute wabaho ukamara amasaha 28 utazi uko umwana wawe ameze niba utaramuhaye umugabo cyangwa umuha umugore wumva ari mu maboko yandi bari busy ko bizabahenda nicyo kibazo ukamara amasaha 28 utazi uko umwana wawe ameze ngo nuko ngo afite 25 se niki na 40 igihe cyose atarashaka na 40 wakabaye umuha amabwiriza ikibazo nuko turi busy ariko ntabwo turi irresponsable ni gute umukobwa utarashaka ajya kwitunga nta kazi yakaba yatungwa n'ababyeyi ariko nukumenya ngo ese barahari bo ubutaha bundi wakagombye kubanza ugakora investigation uriya mukobwa nuwahe yabyirutse ate yize primaire he yiga secondaire he bira byatangiye bite hariya yahageze ate no kudatinya social media ibiriya by'abantu bashobora kubyikora pe benshi ariko si gufotora no gusirikiza biza bite kandi hari naho bafashe amavideo babivuga bumva kabizi iyi video ndayiha Brian yabanje gutereta unamubwira ngo ibintu ni ibya Brian ngo yarambwiye ngo mbirinde numva ngo hari naho yageze ngo basi ngo reka nguhe neza ni ikibazo gikomeye pe bari abantu bose twakagombye kubanza ugatrackinga ngo yabyirutse ate kuki ameze kuriya ni kuki yabaye imbura gihana ari hehe niba adafite umufamiliye se kuki society itabigira na nyiri igipangu na nyiri ari amazu yagira uruhare ariko we apfa ko bamwishyura ariko bizaba umwana we nabirebera mu idirishya umwana nakomanga bari muri biriya se ntibazamuha karibu nawe akabyiga kubera ko nyiri igipangu yabifashe nayo erega buracya bikakurwa society ni ikintu kigari cyane ire interconnected ikitaba mu gipangu cyawe hanze umwana wawe cyangwa umugore wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa umukozi wawe azabizana so niyo mpamvu gukumira ibibi muri society ni inyungu za buri wese kuko nta muntu ndabona ukira nta mukire mu Rwanda dufite ufite ibitaro mu rugo ufite isoko mu rugo ufite urusengero mu rugo ufite ishuri mu rugo so ibyo bintu wakira wagira ibyo bintu ubikenera hanze ufite stade mu rugo sibyo se aho handi mvuze niho abantu bahurira na society n'imodoka ntituzigira twese
azajya gutega, azajya muri gare, ntawe ugira gare iwe mu rugo, azajya muri gare, azajya mu isoko, azajya mu misa, mu rusengero, azajya muri stade, ahure na biriya. Nubwo wowe wabirinze, niba ari n'umukire azajya no ku kibuga cy'indege. nuko so rero ni nuvuga ngo bariya none nta nugira isanzure rye, kuko biriya Emeline aho yabikoreye, nawe ufite umukobwa wawe wareze neza uri mu rugo yabibonye, ntabwo yavuye mu rugo ariko yabibonye. So bivuze ngo rero kubibuza niwe Emeline hariya, ne Emeline kubibuza Emeline ni ugukumira abasigaye muri society, ariko ntabwo ari ukumufunga, ni ukumugira inama abantu ntabwo bikeneye mekanisme ari mije profe sur initiative mije profe, abadepite bashobora kugira uburyo batora amabwiriza y'uburyo ibintu nk'ibi byakabaye, nyine ku responsabiliser abagize societe gukumira ibibi biyibamo, kumva ubigira ibyawe. Dame niwe wajyaga ngo fata umwana wese wawe ya ariko yavugaga abana bo munsi under age, nabari rero twagombye kubafata bose nk'abacu, none batangiye no kwangiza abacu a distance. Bisaba rero ko abantu bose bakabaye baba responsable. Abantu benshi barangaye ngo abantu bari busy, ugasanga baravuga ku bindi bintu by'amafuti nk'ibi ngibi. Uburiya nka kira kintu, reka mvuga abantu mu mazina yabo. Nk'ubu Marie Immaculée avuze kuri kira kintu byagira impact. Ba bandi ba social media influencers ba Anne niwe mwiza, ba Oswa Kimu, ba Scovia, ba Bibio, donc Sylvie Sang. Yes, hari abantu bavuga ikintu kikagira agaciro, niba bacecetse subwo biragenda bibaye rimwe bagagurukira rimwe, bugacya bagagurukira na Jolly na Jolly nk'ubu Jolly yakaba yatanga commentaire kuri ririya cupa, baracecetse turangariye mu bindi, nyamara bizaba kuri barumuna bawo. Uri kumva kubyamagana abantu bakabona ko atari byiza kugira ngo abandi babyigana, ariko niba ducecetse tuzafata ko ari byiza ko abakobwa bagomba kujya bipimisha icupa. Ese niba bakomeza bipimisha amacupa, abahungu bizagenda bite? Ko abahungu benshi mbona ari nk'izi mikoro. Na ushaburetse shana uraseka turoroshya ibintu ofete. Abahungu benshi ni nk'izi mikoro byo. Hanyuma rero uriya se ejo buriya zashaka. Nabonye Adonis ndumirwa. Iki? Ni icupa ni mikoro. Ikindi abantu simbizi iri parike turangaye mu bitari ngombwa, turangaye mu bitari ngombwa. Burase none se ko wavuze ngo ni umumodoristi kujya da posting ibya modoringa aho kugira ngo azane biri gicupa nabyo rega simbi hamya. Voilà. Niba ari video vixen, niba ari afazari wenda akaba ari mu kaduka yigera umwenda cyangwa yagiye kugura n'iryo shanga. None se twabuze content nzima duha abantu. So social media rero na niri koranabuhanga imusambure ubushize nabivuze, parike byaje biraza bijya muri societe, ntawe ubikoreye introduction uburyo byagombye gukoreshwa, kuko hari ibyiza byakabaye bijyaho, ariko umuntu arabona amafuta akabanaza, cyokora n'abantu baho na audience nayo hari n'igihe uvuga ibizima ukabura ababireba. Nk'iriya afite ugasanga yo abantu barimo barabaza ngo nanjye yibe twarabanye ngo ntabwo unyibuka ngo ndashaka ngume twatuvira umuntu akemera kanakubishya. Donc urumva rero simbyumva wa mugani, numvise akadocumentaire kankuye mu ruge asabira naho yigana mwana afunze ngo ni gute twisanza hano, ni gute twisanza. Twararangaye igihe kinini, ariko birasaba ngo abantu bakanguke. Social media rwose ari byinshi abantu bari gutera isengesho ati Imana iri mu ijuru, abari munsi yaryo basaze.
no, hari byinshi byakabaye bijya kuri Yeah. social media Yeah. nk'umuntu uri gusarura nk'inyanya ejo bundi nagiye gusura agafamu k'inyambo hano za Bumbogo ikiganiro nzakinyuzaho nyuma barabishaka se abantu barafata amavideo y'abantu bari guterana amakofe bari guterana amacupa ariko ntushobora kubona akavideo duheruka k'ineza saka wa mupolisi muri corona yambutse umwana nese nta bantu bagira neza kuki se nta reporting neza sirarebuka uriya arimo arishyiramo icupa n'umukobwa nta muntu uzana akavideo k'umukobwa wenda yibereye nka giti ari guca imyeyo cyangwa ari gukubura cyangwa ari kuvoma cyangwa ari kuboha ikirago ni ukuvuga ngo social media ni iyo gusirikizaho ibintu bitakaragasi gusa kandi byiza bihari hari umuntu cyangwa urwego rugomba guhindura iyo no kuramvirisa ibyo bintu gucurika ikibuga either kwirukana biriya cyangwa se kuzana ibyiza bikaganza biriya kimwe muri ibyo ibyiza birahari ariko se hano tumva ngo no amakuru meza arahari amakuru meza arahari rwose arahari pe inzi bw'imboga ibiteza imbere abantu birahari byinshi amajini bari kutwereka ko yoroye inkoko nitubirebe n'undi namusure nyine ari ubwo ibyo bintu tunerekane n'umwana wari yigiye birihise aduhinira ubwo amasomo aba yatambutse wakoze cyane asante